ariko nabanje kurwarira mu rugo n'akazi kakajya kananira. Muri uwo mwanya ngiye kujya ku kazi nkaba ndimo ndava amaraso mu mazuru banteza akadobo ngomba kuva, kandi navaga igihe kitari gitoya mu minota itarenga 30, itari munsi ya 30. Ubwo urumva kumara iyo minota yose urimo kuva mu mazuru hamenetse amaraso angana iki? Kugira ngo babage kuva mu musaya w'ibumoso kujyana mu musaya w'iburyo, uvuye mu bumoso ugiye mu buryo, basatuye agahanga bakakubura. Murabona ukuntu agahanga kameze gasa nk'agateyemo bushyashya, ntabwo ari ukuntu ari imeze. Ahangaha murabona yuko higabanije, uko higabanije siko nahoze. Ubu ahangaha gutya mubona nkoze harimo akuma gafungiyemo, kakaza kagahura n'akandi gafungiye ahangaha. Ubu hano gutya hafungishijwemo ni ibyuma. Nagize amatsiko yo kubaza muganga, ni kano kantu ntagaki, ati ni icyuma. Kwa kundi uko nababwiraga uko harimo ikibyimba mu mutwe, basanga cyamenetse. Basanze cyamenetse, ntabwo bari kubasha kumbaga muri uwo mwanya. Hagomba kubaho igihe kandi nanone cyo kuntera imiti ikamura ya mashyira yamaze kugeramo. Twongeye kubashimira mwese abakurikiye Isezerano TV. Ibyacu n'ubuhamya ni ijambo ry'Imana. Tubashimira kandi uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho. Tuributsa kandi abatarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo igihe cyose ubonye, igihe cyose dushyize inkuru mujye muhitamo abambere mu kuyibona. Kandi ntugatambuke udagize igitekerezo uduha, yaba muri comment cyangwa se ukaba wanatwandikira hariya hasi hariho nimero zacu za telefone ukatubwira yaba igitekerezo yaba se niba ari inama wanatugira. Kandi niba ubonye n'inkuru ikumvira gushimishije, jya wibuka gukora share uyisangize bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe kubona ibyiza tubagezaho. Kuri kamera zacu rero hari umukozi w'Imana twakiriye, ngira ngo araza gutangira twibwira, afite byinshi ari butugezeho. Reka banza twibwire muri makeya. Murakoze cyane. Nitwa Karemera Jean Bosco, nkaba ndi umugabo mfite umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa, kandi nkaba ndi umukristo usengera muri paruwasi ya Kimisagara, umudugudu wa Katabaro. Mu nshingano nkaba ndi umudiyakoni. Tunejejwe rero no kukwakira Bosco kuri ku Isezerano TV. Ngira ngo tugiye kuguha umwanya utugezeho ubuhamya, ariko wenda urabanza turagize Imana ubundi uhite ukomeza n'ubuhamya bwawe. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana se umwami wacu Yesu Kristo, uriho kandi wahozeho ushobora byose, uri Imana idahinduka, uri Imana y'urukundo kandi ukunda abantu bose. Uyu mwanya mwiza turagushimiye ko uduhure n'uno muyoboro ubasha kugeza abantu ho ijambo ry'Imana ndetse n'izindi gahunda zose mu rwego rw'itangazamakuru. Kandi uyu mwanya mwiza utubere umugisha rero mwene data turi kumwe, kandi ibyo tugiye kuganira ni ibivuga imbaraga zawe, ni ibivuga ko uri umuganga, ni ibivuga ko ukiza, kandi ugira inzira nyinshi ucamo, kandi zimwe muri izo nzira ukaba waraziciyemo utugirira neza. Ngaho reka uno mwanya utubere umugisha kandi ukomeze gufasha n'abandi bose mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya mwiza rero, nyuma yo gusenga no kwiragiza Imana no kwishimira ko idubashije kuduha aka kanya ko kuganira namwe, tunashima Imana ku byo yakoze. Mbere ya byose nagira ngo mbabwire abateze amatwi, abankurikiye, ko hari ijambo ryo muri Zaburi ibice 46 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, avuga ngo Uwiteka niwe buhungiro bwanjye. Wakomeza ugasoma akavuga ngo niwe mufasha utabura kuboneka mu byago n'amakuba. Mu byago rero dukunda guhura na byinshi, tukabura abacu, tukabura ibyacu, ariko noneho amakuba yo ugasanga iyo turayahorana kenshi tukiri muri iyi si. Umwe mu batubanjirije yitwa Yobu niwe yavuze ngo ukiri mu isi ufashe igihe mu ntambara. Amakuba rero tuyahoramo iteka, no mu byo tugiye kuganira muri buze gusanga
yari amakuba akomeye cyane, ariko si Uwiteka atubereye umufasha gute nk'uko atajya abura kuboneka muri ibyo byose, atabasha kubura no muri ayo makuba no mu byago yabibayemo gute? Aho ngaho niho ngira ngo wowe ugiye gukurikirana wumve yuko amakuba twaciyemo uburyo Uwiteka yadufashijemo kandi yabanye natwe. Nk'uko nababwiye amazina rero ntabwo ndibuze kuyasubiramo, ahubwo ndagira ngo mbabwire inzira y'uburwayi naciyemo. Bwari uburwayi bukomeye cyane, namaranye igihe kigaragara ko atari kinini cyane ndetse ko atari na gitoya. Ni uburwayi bwaje mu mwaka wa 2016, nibwo bwatangiye kumenyekana, aribwo mu mazuru, aho mu mazuru nabanje kugira ikibazo cyo kutumva ikintu kinukira cyangwa se kimpumurira, ariko nkumva ntacyo bintu nkwaye, kuko burya wumva nta kintu kikunukira, nta kintu kiguhumurira, ukumva ntaho uribwa, ni gake wagira amatsiko yo kubibaza muganga. Aho ngaho rero nakomeje kumera gutyo, ariko haciye igihe gito haza kwivangamo noneho no kudahumeka neza, aho mu izuru rimwe ry'ibumoso haje kuba ntakibasha guhumekeramo, ariko nubwo ntahumekeragamo ntabwo nababaragamo, nsigara mpumekera mu izuru ry'iburyo, ariko nkumva ko wenda ari nk'amasenezite ngiye kurwara, kuko hari igihe cyacagamo hose hagafunga, ariko kikongera hagacamo ikindi hagafungwa, ko hafunguka hagafunguka izuru ry'iburyo ryonyine gusa, iry'ibumoso ridafunguka. Uko byari bimeze rero naje kujya kwa muganga mu mpera z'uwo mwaka, nko mu kwezi kwa gatandatu kwa 2016, mbonana n'umuganga wo muri ORL, cyangwa umuganga uvura indwara zifata mu mazuru no mu mihogo ndetse no mu ijosi. Noneho umuganga amubwira ukuntu ndwaye, arambwira, nta kintu yantangarije gikomeye, yampaye umuti wo kujya mpurizamo cyangwa se nteramo kugira ngo mbashe gufunguka igihe nafunze, amanuti ni duke two kunywa. Bimaze kumera gutyo, arambwira ngo nindangiza iyo miti nzasubire muri control, mubwire uko meze. Uwo muti narayirangije, ariko kuko numvaga nta kibazo gikomeye, ntabwo nasubiye muri control ngo ncemo mvugane nawe mubwire uko meze muri icyo gihe. Urabizi hari igihe abantu iyo utari wababara utanagira n'umwete wo kujya kwivuza, kuko uba wumva ntihananiye kugira aho ujya, ntihananiye kugira icyo ukora. Ngenda mbigiraho intege nke muri ubwo buryo, ariko nyamara uburwayi bwo bwari burimo, ariko butari bwamenyekana. Noneho dutangiye umwaka wa 2017, ariko utari watangiye, turi mu kwezi kwa 12, ubwo nibwo twari mu masengesho dusenga, dutangira mbibugana, babwiye ko ndi umudiyakoni ku rusengero rwa Katabaro muri paruwasi ya Kimisagara. Twari mu masengesho y'inama nyobozi. Noneho turimo nibwo umushyitsi twari dufite, Imana yamuntumyeho afite ubutumwa bwanjye, arabutambutsa, vuga ko Imana imubwiye ko ikuyikiriyo iwanjye mu rugo, kandi ko mu ntangiro za 2017 ko hari amashimwe iremye muri njyewe. Mu by'ukuri narabyishimiye, ariko maze kuvuga iby'ikiriyo ntabwo nasobanukiwe niba ari njyewe wari ugiye gupfa, cyangwa se niba ari umwana nanjye gupfusha, cyangwa ari umudamu. Ariko bene ubwo butumwa iyo buje ku mukristo, muri we haba harimo gushima Imana yuko ibikuyeho, kandi noneho yagashishikarira gusenga, asobanuza Imana ku byo adasobanukiwe muri iyo message. Njyewe rero ntabwo nabigizeho umwete cyane, gusa numvaga harimo gushima Imana, kuko icyayi cyose yari gikuyeho nk'ikiriyo ku wari bupfu ari we wese. Bimaze kumera gutyo muri icyo gihe ibikuyeho, nabijyanye nka message nyibandika muri agenda, ndavuga nti hari icyo buri Imana izagaragaza mu gihe kiri imbere, nzabone yuko ari muri bwa butumwa nahawe. Ikintu cyabanjije ibyo byose rero,
hari ibyo ntaye nababwiye. ubusanzwe ndi umukozi w'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal. Icyo gihe nari umukozi n'ubundi waho. Twari abakozi benshi, haza kubaho guhindura, hari ibyo bita restructuring cyangwa se guhindura imiterere n'ubuyobozi by'ikigo. Icyo gihe hari habayeho rero kugabanya abakozi, hagiye kubaho imikorere mishya. Imikorere mishya iteka ryose igira impinduka. Muri izo mpinduka rero bagabanije abakozi. Bagabanije abakozi mu by'Imana yavuze yuko izanebera amashimwe muri njyewe, ntabwo njye nagabanijwe muri abo bakozi. Kandi nyamara si uko navuga ngo nari umukozi ukora kurusha abandi, kuko birashoboka ko hari n'abandi baba baragabanije bandushaka gukora neza rwose. Imana imaze kuntumaho umuntu, imuhaye ubutumwa bwo kuma bwanjye yuko iremye amashimwe mu ntangiriro za 2017. hari haciye iminsi, hari haciye umwaka n'igice mbonye lisansi. Kandi mu by'ukuri nari narize ibintu, buriya nakunze ku bintu byo kuyobora cyane, nkumva ndabikunze, nkumva nashimishwa no gukorera igihugu cyane, nkatanga umusanzu wo kuyobora abaturage. Mu by'ukuri ngiye no kwiga ntabwo nagiye kuri iyo domaine, nibyo nize. Noneho imaze gutanga iyo message yuko izarema amashimwe mu ntangiriro za 2017, hari haciye iminsi ubwo nirukanka mu bizamini njya gukora. Murebuka igihe biruka ba gitifu beguraga b'imirenge, ubwo nanjye uko beguraga niko najyaga mu bizamini nkora buri munsi kandi ngatsinda pe. Ikizamini cy'ibanze nkagitsinda cyo kwandika, byagera muri interview simbona amanota anyemerera gutopinga abandi cyangwa se kurusha abandi. Nkabaza Imana, ibi bintu koko ni ukubera iki? Ko nagiye kwiga rero bimbwiye ko nabyara ubuhamya bundi ntabasha kugira kuvuga burebure, none nkaba ndimo kutabona akazi. Imaze kuvuga gutyo rero nari nzi yuko neza mu bizamini nkomeje gukora ngiye kuba gitifu w'umurenge, nkakorera muri domaine, nkabona imibereho myiza. Nayo gitangaje cy'Imana ireba ko tutareba. Ni ahubwo birukanye abakozi cyangwa bagabanije abakozi benshi bagera ku 100, njyewe ndasigara. Aho niho nahise nibuka ko Imana yavuze ko mu ntangiriro za 2017 iremye amashimwe muri njyewe. Ibyo rero byabaye mu kwezi kwa gatatu ku itariki 31 nibwo bagabanije abakozi. Mpita nibuka icyo Imana yavuganye nanjye. Imana ishimwe ko isezeranye kandi igasohoza. Aho ngaho icyo kimaze kuvaho, ubwo murumva yuko nasigaye mvuga kimwe Imana iragikoze, nako se ikindi cyari kuzaba ari ikihe. Ariko muri ubwo kwivuza nagendagamo biguru ntege. Noneho ya mazuru uko ari abiri yaje kugira gute, yaje gufunga yose. Afunze nibwo natekerezaga ko bishobora kuba biteye ubwoba, nubwo ntasubiye muri controle. Ariko hacagamo rimwe na rimwe hava n'amaraso mu mazuru, hakavamo amaraso ubona atari imyuna isanzwe. Noneho ayo maraso yavaga yari asigaye ava hafi buri munsi, ariko nkagira ikibazo cy'umutwe. Uwo mutwe nagiraga rero nawo wari umutwe utacyumva ibinini bya paracetamol nk'uko mubizi, ari umuti woroheje umuntu yifashisha iyo arimo ababara umutwe. Ariko nge kubera akazi nari maze igihe kinini nkora, nari nsigaye nkora akazi ka nijoro, ku manywa nkaba ndi mu ishuri. Noneho nkagira ngo ni stress, bimwe tumenyereye byo kubona umuntu agira akazi kenshi ntaruhuke, yabona ataruhutse umutwe waza akavuga ati nukubera ko ntaruhutse bihagije. Ahangaha ndashaka kubabwira ko ibyo tureba nibyo tuvuga, ariko ibyo tutazi biri imbere yacu, tutazi aho bizava, ntabwo twabivuga, ni Imana yonyine ibibizi. Aho ngaho rero uwo mwaka utari warangira kwa 12 kutari kwarangira neza, nibwo yatangiye gutekereza kwivuza. Noneho urangiye dutangiye 2017, aho ngaho niho navuze ntikanze njye kwa muganga barebe ikibazo mfite mu mazuru, cyatangira no kuzana amaraso.
ndavuga nari nsanganywe kudasobanukirwa impamvu ntumva ikinuka cyangwa igihumura, nari nsanganywe izuru ritarimo gucamo umwuka ngo ndihumekeremo, mpumekera muri rimwe gusa ry'iburyo, none n'iry'ibumoso naryo ntabwo ririmo rihumeka. Ndavuga ibintu ntabwo bisanzwe. Mbonye ko bidasanzwe nibwo ngiye kureba muganga i Kanombe. Impamvu nahisemo i Kanombe kandi nkorera Faisal, cyari ikibazo nari mfite kinkomereye. Ibyo byose Faisal ni ibitaro byiza mpuzamahanga byizewe, kandi kuba byizewe bifite ubuvuzi bwizewe. Uko bimeze bityo rero, nari umukozi muto ariko utari muto mu myaka, ubwo nashaka kuvuga ubushobozi bw'amafaranga nari mfite, numvaga ntizeye ko bwamfasha kwivuza bitewe nuko nari mfite umwenda ugaragara yuko utari muto wa banki, kandi nubwo ntavuga ahangaha umushahara nahembwaga ariko ari umushahara mutoya. Umushahara mutoya banki yawukatagaho, abandi n'umuntu ukiri mu bukode kandi ngomba gutunga n'urugo, ntabwo byanyemereraga kuba nakwivuza ngo ahantu nka Faisal mbe nakwishyurira ubuvuzi bwaho. Nibwo najyaga i Kanombe njya kubonana n'umuganga witwa Sayinzoga Christophe, mutekerereza ukuntu ndwaye kose, kandi bigaragara yuko ntabasha kwivuza muri Faisal nkurikije ubushobozi mfite. None nangira inama, ariko mukungira inama anamvurira i Kanombe, arebe niba nzabagwa kandi nkabagwa biciye i Kanombe bidaciye Faisal. Nimurumva yuko mu by'ukuri nahungaga fagitire. Nuko numvaga mu gihe nabagirwa Faisal nagombaga kwishyura 20% y'ikiguzi cyose nakorewe cyangwa se cy'ubuvuzi nakorewe. 20% ya Faisal rero buriya nubwo ndi umukozi waho, ahubwo n'abarenze ngewe nabo ubwabo barahatinya, bahembwa n'amafaranga menshi. Kuko byonyine bumva kugera Faisal akumva ibintu biteye ubwoba, akumva umuntu ajyayo ari indembe, kandi nabwo mu kuba indembe amafaranga agomba kuba afite menshi. Uko byaba bimeze kose rero, kwivuza byo ni ngombwa, ariko nubwo ari ngombwa hari aho ugera ugacika intege. Ibyancaga intege rero ngewe byari ibyo ngibyo. Ubwo muganga tumaze kubonana anyandikira guca muri sikaneri. Muri sikaneri ncamo njya kureba ibisubizo bukeye bwaho, basanga mfite ikibyimba mu mazuru. Sasa mfite ikibyimba mu mazuru, arambaza ati kuki watinze kwivuza bikarinda bimera gutya? Ndavuga rero doctor, ngewe numvaga bitari kuri runo rwego, ariko uko bimeze kose muramfasha mu ntabare. Ni uko muri abaganga nanjye ndi umurwayi, murangira inama. Ariko inama wangira iya mbere umugeni wambagira i Kanombe, ni kubera ko Faisal ntabwo numva nakwizera kwishyura amafaranga yaho ngifite n'umwenda wa banki. Wari umwenda w'imyaka 4 nari narafashe niga nirihira kaminuza nk'uko bisanzwe no mu bandi bose, ariko nari nshigaje igihe cy'umwaka wose wari ugezemo hagati kugira ngo mbe ndangije. Arambwira ati rero je ntabwo bishoboka, kuko Kanombe nubwo tubaga nubwo tunavura, ariko ntabwo turajya ku rwego rwo kuba twakubaga buno burwayi bumeze burya. Ubwo murumva ko nk'umukristo cyangwa se nk'umuntu wizera Imana hari ibyo ngomba gusubiramo nanjye nkibaza, ese Imana ko twishobora byose? Cyane ko mwumvise n'ijambo twaganira rivuga ngo Uwiteka ngo niyo buhungiro bwacu. Guhunga bivuze ngo uhunze ikintu giteye ubwoba. Ikindi cya kabiri ngo numufasha utabasha kubura mu byago no mu makuba. Ese ko nyangeze mu makuba Uwiteka akaba ari Imana ishobora byose, igiye kuntabara gute? Ahangaha ariho ngira ngo nawe nkubwire wowe turimo tuganira, wowe uri buje kujya kunkurikira umva ukuntu byabaga bimeze. Muganga yamaze kumbwira gutyo, nsubira noneho hahandi ho kuvuga ngo ni Imana ngiye kureba yonyine gusa, iby'abantu bifite aho bigarukira, ariko Imana yishobora byose. Nibwo nagendaga yasede
sani nabibabwiye, yampaye ibisubizo abimpa biri kuri CD, ku buryo umuntu abasha kuyijyana mu yindi mashini agafungura akareba ukuntu mu mazuru bimeze, nk'uko nawe yari yabigize, abona ko wenda ubuvuzi atari Kanombe buri honyine gusa na Faisal nshobora kuzajyayo. Nuko byagenze rero, mu kwezi biragenda bigera mu kwezi kwa kane. Mu kwezi kwa kane niho nagiye njya kureba undi muganga witwa Rajabu Mugabo kuri Faisal, ni umukozi waho nawe ukora kimwe na Sayi Inzoga, ni umusiniya muri iyo domeni. Ndagenda mwereka iyo CD, ngira ngo nanababwire ko cya gihe bwa mbere nivuza ariwe wampaye ya miti nagombaga gukoresha, nangiza nkajya muri controle singeyo. Noneho ndayimwereka, nta nubwo byamuguye neza kuko byambwiye ntabyubahirije, ariko abona aho uburwayi bumeze, abona birashoboka ko ibyo umuganga yambwiye ko uburwayi buri mu mazuru ariho harimo ikibyimba, we ahita abona yuko binarenze ibyo ngibyo. Abona ntabwo anyuzwe n'iyo CD cyangwa icyo kizamini akoresheje cya scanner. Hari ikindi kizamini rero cya advanced kirenze scanner cyitwa MRI. Icyo kizamini gikorwa n'icyuma cya MRI, kibasha kugera ku byo scanner itabasha kugeraho. Nibwo yakinyandikiraga kugira ngo arebe ibyisumbuye ku byo abasha kureba bya scanner. Nibwo yasangaga harimo n'ikibyimba kandi kiri mu bwonko. Kuba kiri ku bwonko kimaze gufataho igice gitoya, ariko ngo we yabonaga uko kingana mu gihe naba ntihutiye kugira ngo bambage vuba, kirafata igice cyose kirangiza. Numva noneho ncitse intege. Numvise ncitse intege, maze kumva uburwayi step bumaze kugeraho, nsanga noneho kwivuza birarangiye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo kwizera kwanjye mu by'ukuri kwari hasi, turasenga tukigishwa ijambo ry'Imana, ariko no kugira ngo twizere imbaraga z'Imana ko zishobora byose. Muri icyo gihe tujya gusenga mu rwego rwihariye. Nta kindi rero twakoze, amaze kugaragaza yuko harimo icyo kibyimba kuri uwo rwego, twakoze ibishoboka byose, dutangira gusenga mu buryo budasanzwe, ntangira kugisha inama mu baganga, maze kubona ko harimo icyo kibyimba mu bwonko, ikindi kiri mu mazuru. Mu by'ukuri nk'umuntu ukora kwa muganga menyereye kubona situations nyinshi z'uburwayi ku bandi barwayi. Nta kintu cyaje gitunguranye cyane kuri njyewe ngo ndabibonye, kuko no ku bandi barwayi byajyaga bibaho. Ariko ibyo nakunze kubona mu bandi barwayi, basabaga transfer bakajya kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde. Buriya mu gihugu cy'Ubuhinde ubuvuzi bwateye imbere mu by'ukuri, ntabwo ari nkatwe, nubwo natwe bwose ari byo turimo tugeraho muri kino gihe tutabashaga mu gihe cyatambutse, ariko muri kino gihe ubuvuzi bwacu nabwo ntabwo ari bubi, kuko burimo buratera imbere naho, ariko hari abadutanze imbere. Nibwo natekerezaga ese niba no kwivuza Faisal nabigiragaho impungenge, nabitinyaga, noneho kujya mu Buhinde byo bizaca mu yihe nzira? Ndavuga numva Imana ishobora byose, ariko nubwo ishobora byose, reka dusenge ikizatwemerera icyo kizakorwa. Ariko ubwo hari icyo ntababwiye mu kanya, yarambwiye amaze kubona ko no mu bwonko kirimo, anyohereza ku muganga witwa Professor Nkusi Agaba Emmanuel. Ni umuganga rwose mwiza kandi w'umusiniya kuri iyo domeni y'indwara zo mu mitsi y'ubwonko. Niwe nayimenyereye kubona yuko anabaga bene izo ndwara. Ndagenda namwegera, ni umuganga ukunda abarwayi, mwisanzuraho, mubwiza ukuri. Dr. Kombona muganga Rajabu ambwiye ko bikomeye cyane, ko uburwayi bwamaze kurenga aho bwari buri, ngira icyo mbwira. Areba nawe ibisubizo uko bimeze, ubona bifashe nk'ibyoroheje. Urumva nk'umuganga we arabona ibyo asanzwe acamo, arabona eta nyinshi akunda kubona z'abarwayi,
akabona hari abo zihitana, akabona hari abakira, mbese we akabona ni ibintu byoroshye kuri we. Niko kumbwira rero ati ubwo nyine tuzakubaga, ariko tugomba kubaga byihuta. Amaze kumbwira ko ari ibyihuta, ubwo yavuze ko ari ibyihuta, nanjye ndeba ibyihuta byo mu mufuka wanjye n'ubuzima dusanzwe turimo, ndabyemera. Ariko byari mu gihe n'ubu ntagomba kubagwa kuko hari inzitizi. Izo nzitizi rero, hari ibihe bijya biho byo kubaga imitima mu Rwanda. Ni ikintu periodikare kiba rimwe mu mwaka, kikaba igikorwa ngarukamwaka kibaye mu Rwanda. Byari mu gihe rero kigiye kuba, nako cyari cyatangiye muri uko kwezi kwa 8 kandi kizageza mu kwezi kwa 9. None harambwira ati vuba ahangaha uraba wihanganye, tugiye kugera muri kino gihe cyo kubaga imitima, ariko kivamo nawe urajyamo. Ndavuga nta kibazo. Ubwo nsubiye inyuma gato, turi mu kwezi kwa 7 kuri 31, kugira ngo Rajabu wa muganga bagomba kumbaga mu mazuru, mwibuke ko harimo ikibyimba, ashaka kugira ngo afateho sample mu imbere arebe niba harimo uburwayi bwa kanseri. Ariko uko mbiyabwira siko we yabimbwiye. Muganga akora nk'ibye, ashakisha, akazakubwira icyo avanyemo, ariko atakubwira ajya kugikora icyo ari cyo. Noneho kuri 31 nibwo nagiye muri salle dope, cyangwa mu nzu y'imbagwa, akora ibyo akora nk'umuganga na timu bari bari kumwe, afataho sample mu zuru imbere hahandi hari ikibyimba hafashwe, arapima. Nibwo ikizamini bacyohereje, sinzi aho bakijyanye niba cyarakorewe mu kihe gihugu simbizi, ariko itariki 8 bambwiye ko ibisubizo byabonetse. Njyayo, njyana n'umudamu wanjye twashakanye, mudamu nakunze kuvuga ngo ni intwari cyane, kandi Imana imuha umugisha kuko yanyeretse ubutwari afite. Turetse n'ijambo ry'Imana ko ari risanzwe ryo ridahinduka, rirema ibitaremeka, ariko we yari afite gukomera, ntajya mbona abandi bagore benshi, kuko ntabwo yari ahagaritse umutima cyane nk'abandi njya mbona. Turagiye, yaramperekeje muri uwo mwanya. Ni igihe kitoroshye kwakira ibisubizo kuko narabikekaga. Tugeze kwa muganga turicara, twinjirana mu cyumba cya muganga. Muganga arebye ibisubizo, atinda kubisobanura, kubivuga, ariko agiye kubivuga aravuga ati rero Bosco, muri ihangana ntabwo ibisubizo ari byiza. Avuze ngo muri ihangana ntabwo ibisubizo ari byiza, naravuze nti uburwayi buhinduye isura. Buhinduye isura, hajemo kanseri. Ubwo avuze ngo ntabwo ari byiza, ariko nibwo mubwiye nti inyerurira umbwire bimeze bite kuvuze ngo ntabwo ari byiza. Ni nubwo uko byabimeze kose turabyakira, ni uko Imana yemeye ko bibako. Aravuga ati harimo uburwayi bundi bwa kanseri. Okay. Ndiruhutsa, numva birasa nk'ibirenze kwizera mfite. Umudamu mureba mu maso ngo ndebe ukuntu ahindutse, mbona arakomeye. Namubwiye nti ngaho mami, wagira icyo ubaza muganga, ntuze kugira icyo umaze, turi mu nzira tugenda. Nuko njye nta gisubizo, ntabwo igisubizo kiranga imbere ya muganga, kuko niwe ibi ngibi wabibonye. Aravuga ati se namubaza iki atavuze? Ati ubwo nyine ibyo tubwiye turabyakira, bisigaye n'iby'Imana. Nuko rero twabigenje, tuva aho ngaho dutandukana na muganga turagenda. Aribwo nagombaga kubona ko koko urugamba ruhindutse. Twari mu rugamba twarwanaga rw'ubuzima busanzwe. Uburwayi bukimara kuboneka ko buri mu mazuru, nabwo bwahinduye isura. Bimaze kugaragara ko no mu mutwe buhari, birushaho. Nariko noneho kuba hajemo kansa ni ikindi. Dutangira
gufata ibyemezo byo gusenga no kubana n'Imana neza. Buriya bene data mukurikiye ubu buhamya nimo kubaha, niba hari ikintu gihabura umukristo no kumva urwego rw'ububabare nk'ubwo ngubwo afite, agatangira kwibuka ko isi atariho iwabo. Nanjye naratekereje nti iyi si biragaragara yuko igihe cyo kwibaho cyanjye kirangiye, ariko se niba kirangiye igisigaye ni iki? Uko umukristo wizera Imana, iminsi yose namaze nkorera Imana, ngiye kugira irihe herezo? Ntangira kwitunganya mvuga nti ahari urugendo rwawe ahanga rurangiriye rwo kuba mu isi. Ariko ndavuga nti reka kubana n'Imana kwanjye nako guhindura isura. Nibwo twagendaga dutangira gusenga Imana, ariko mu buryo budasanzwe. Mu buryo budasanzwe muganga arambwira ati witegure umwanya wari wose urabagwa nihaboneka igitanda. Igitanda cyagombaga kuboneka ahantu hitwa mu intensive care unit cyangwa se muri soin, kuwamenyereye ahantu abarwayi barwarira mu ndembe bagomba kubaho babeshejweho n'imashini bafasha guhumeka, bariho oxygen cyangwa se bongererwa umwuka mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko ntabwo ari ibintu biba bisanzwe. Tugiye gusenga, ariko tunategereje ko igitanda nikiboneka batubwira. Ukwezi kwa munani kose ubwo turategereje, mfashemo konji mvuga ngo igitanda nikiboneka ndaba nturuka mu rugo ntari mu kazi, cyane ko akazi nari nsigaye ntagakora neza bitewe nuko navaga amaraso mu mazuru. Mu by'ukuri nubwo ntabibabwiye ngo mbyerure neza, ariko nabanje kurwarira mu rugo n'akazi kakajya kananira. Muri uwo mwanya ngiye kujya ku kazi nkaba ndimo ndava amaraso mu mazuru, banteza akadobo ngomba kuva, kandi navaga igihe kitari gitoya, mu minota itarenga 30, itari munsi ya 30. Ubwo urumva kumara iyo minota yose urimo kuva mu mazuru hamenetse amaraso angana iki? Nagombaga rero kurangiza kuva nagize isereri kubera amaraso yabaga mvuyemo ari menshi nkazengerezwa. Hakabaho igihe ndeba ujya ku kazi, ariho akazi sinkajyeho bitewe n'ukuntu yiyumva. Muri uno mwanya nubwo bitari umwanya wo gushimira, ariko nari mfite umusupervisor wanjye witwaga Beatrice, twakoranaga umunsi ku wundi, akamenya igihe naruhutse, akamenya n'igihe ndibuze mu kazi. Mu by'ukuri hari n'igihe yatumaga nkora akazi nabi kubera imbabazi n'ubumuntu afite. Kavuga ati Bosco urumva umeze ute? Kavuga ndimo ndava mu mazuru. Ati niwumva udashoboye kuza mu kazi rwose ntuzi. Akazi sinkajyemo, ntanari no muri sick leave cyangwa repo medicali, nkanze ngo nimara kuva amaraso uko ndibuze ko mfite imbaraga nk'ikose ndajya mu kazi. Nagera mu kazi akankoresha kuko nk'umuntu aze akoresha udashoboye. Imana imuha umugisha, kandi birashoboka ko namugireho umugisha nawe azawugirire ku bandi. Ubwo ngubwo bibaho ngaho, ukwezi kwa mani kurarangiye nta gitanda kibonetse. Ariko ubwo ngubwo mbibutse ko buriya mu intensive care kugira ngo igitanda kiboneke, niyo umurwayi yorohewe bakamwimurira mu kindi cyumba atakiri kuri za mashini. Niyo se apfuye, kubera ko niba apfuye igitanda kirabonetse, niba yorohewe igitanda kirabonetse. Uwo kwezi rero kwashize nta gikozwe muri ibyo byose, nta upfuye nta n'uworohewe. Aho ngaho si amakabya nkuru, niko biba bimeze n'ahandi hose, na sehashika niko uzasanga bimeze. Noneho tugeze mu kwezi kwa 9, ariko mbere yuko tugeramo muri kwa gusenga Imana kwacu, hari amateraniro ya mu gitondo mu rukerera rwa saa 11 atangira bita niba turi cyangwa burakeye. Ntabwo nari nkibasha kujya bene aho hose kubera imbaraga zabaga ari cyangwa se amasaha akajya arimo kuva amaraso, ariko madamu wanjye akajya gusenga. Nibwo rimwe Imana yamusangaga, imusanga biciye mu mushyitsi wari waje mu materaniro ku Gitega, ari umwigisha bafite. Imana imutuma ngo mubwire ko
imukirije gupfakara kandi ko imurinze amarira yaragiye kuzarira igihe kinini cyane. Ni ukuri amaze guhabwa ubwo butumwa yaje morara ari yose, ariko afite umunezero wabumuzanisha n'agahinda n'amarira ari menshi, avuga uburyo Imana idukunda. Araza arampumuriza ati shari wanjye humura, Imana ikuyeho urupfu rwawe, indinze gupfakara, niko intumyeho. Nanjye aho nari ndyamye ndavuga Imana ishimwe, imva gusenga. Ariko mbibutse ko 2016 mu kwa 12 yari yabivuze ko ikuye bikiriye iwanjye, ariko ntabwo nari nzi ngo icyo kiriyo ese ni icyandi. Ntabwo numvaga niba ari njyewe wari upfuye cyangwa niba ari umwana cyangwa niba ari umudamu twashakanye, ntabwo nari nzi ngo ninde n'ukuri. Ariko ubwo ngubwo nkuko mwibukana babwije birukanaga abakozi ngengasigara, nibwo ya mashimwe yari bureme mu ntangiriro za 2017 nibwo nayagarutseho mbona ibyari byo. Rero ibyo nabyo bimaze kugaragara kuri njyewe, biboneka ko ari njyewe urupfu rwayo ruziye, noneho Imana iza kuruhagarika, ni ukuvuga kuyikiriyo iwanjye mu rugo. Ubwo mbisubiyemo kugira ngo muze kugenda mubyibuka neza. Noneho gusenga kwacu kwarakomeje, ariko ubwo igitanda ntabwo kiraboneka. Ubwo hakaba hari umunasi ukora muri wo dukorana Faisal, ko akora muri intensive care unit, hahandi nagomba kurwarira. Naramushyizeho nk'inteko ngo ajyane cyane ku gitanda cyabonetse. Umva buri munsi naramubazaga, yitwa Beata, se Beya wamenyera bimeze biti? Ati Bosco, ati rwose Imana ikomeze kurinde, nta gitanda pe. Ati kiragera no kuboneka hakaba haje ambulance ifite n'umurwayi uvuye nka CHK cyangwa n'ahandi bakimaka, ntabwo bamusubizayo. Nabwiye nta kundi ngo dukomeze gusenga. Ariko buri gihe cy'Imana cyari kitari cyagera. Umuntu mwaza kutuzanira ubutumwa aravuga ati Imana yambwiye ko wenda kujya kwa muganga, atari ku gihe cyawe ntabwo kiragera. Ati kubera ko bizaca mu nzira nyinshi. Ati kandi yanambwiye ko ukwezi kwa 8 kose iyo kuza kurangira wagiye mu bitaro, ntabwo ari kuva mu kinya. Ntabwo nari kuva mu kinya. Ariko rero natekereza ukuntu meze, nabona yuko ndi n'umukozi ukwiriye guhabwa priorite aho muri ibyo bitaro, kuko ndi umukozi waho. Nabona ko ari umuganga atanyanga, ari n'umunasi atanyanga, bagomba kunshakira igitanda, kuko ngasanga igihe cy'Imana cyo kitari cyagera, kuko burya hari ukuntu Satani yiba umuntu. Ibyo ngibyo rero sinabirwanya, nabwo nubwo ngihumeka umwuka w'ubugingo, akankomeza gutegereza Imana. Ubwo nibwo muri icyo gihe hazaga abanyamasengesho, sinzi umwe ntabwo yari uwaho ngaho i Kigali, yaravuye ku Gisenyi, araza ariko Imana imuhaye ubutumwa bwo kutugezaho, kuko Imana agomba gushimangira byandi yavugiye muri Nibature, aho madamu yari yagiye ku Gitega. Baza mu rugo baje kunsengera nk'uko byari bisanzwe. Nshaka abanyamasengesho muri icyo gihe. Buriya umuntu w'Imana abagomba kubona bamuhumuriza, bahuje kwizera, cyangwa se bamwongeramo imbaraga bashingiye ku ijambo ry'Imana, bakamwibutsa bimwe mu by'Imana iba yaravuze yuko ishobora byose. Mu by'ukuri mu by'Imana ishobora habaga harimo n'ibyo byanjye, ariko nk'umuntu ukiri mu mubiri kugira ngo mbyakire yuko bishoboye n'ibyabaga ari gakeya rwose, keretse hahandi tugiye gusenga tugafata amasengesho yo kwiyiriza ubusa, hakaba Imana ikavugiramo, nubwo yanavuga tutanirije ubusa nubwo bishoboka bwose, ariko muri bene ari amasengesho niho uva wumva umeze neza cyane. Tujye dukunda gusenga, kuko nabwo ni ubuzima bufasha umukristo. Noneho Imana nibwo imugarutseho asenga, araza ni mu mbaraga yuzuye, araza ahita amfata mu mutwe, atumva ko Imana ivuganye nawe. Imana iravuze ngo irirahiye
ngo inkoreye operasiyo ngo irayikoreye, ngo ikirije kanseri iri mu mutwe, ikirije kanseri iri mu mazuru, ngo kandi ngo ikibyimba cyose gikuyemo, ngo gishizemo cyose, ngo irabyikoreye ko nta kinanira, ngo kandi ngo bidasubirwaho, ngo irankijije, ngo yewe ndetse ngo indengeje n'imbibi z'igihugu, ngo njya kubivuga. Nibwo nibazaga ese niba irankijije ngiye kujya kubivuga mu mbibi ngiye kurenga imbibi z'igihugu njya mu kihe gihugu, ngiye kujya gutanga ubuhamya mu rwego rw'ivugabutumwa, ngiye kugira gute? Ariko ntabwo nari nzi aho nzazirenga izo mbibi z'igihugu njya. Noneho imaze kubishimangira gutyo, yari umunyempano rwose wakoreragamo n'imbaraga z'Imana, kandi burya Imana ahereye kera kose ivugira mu bahanuzi, ntivuge rimwe ntivuge kabiri, ikavugira mu ijambo ryayo, ariko naho ngaho byabayeho. Bimaze kuba gutyo, twongera dushima Imana, noneho kuko utanze ihumure bwa kangahe, bwa gatatu. Ibya nyuma na nyuma rero byaje kubaho kugira ngo ikureho urujijo. Aho Katabaro haje kuba hari amasengesho y'iminsi 3, yari amasengesho y'itorero y'umudugudu. Noneho pasiteri wacu Nsengiyumva Patrick, Imana imuhe umugisha, uyu munsi ni umushumba w'itorero ry'akarere ka Nyamagabe, nawe yatwikoraga umutwaro cyane, ahamagara Madama Murarika muri aba masengesho. Harimo umushyitsi wagombaga kubana natwe muri aba masengesho y'iminsi 3. Arangira ayo masengesho rero nibwo Imana yamuhaye ubutumwa. Nanone nababwiye ko Imana itavuga rimwe itavuga na kabiri, ariko namwe mwese mubizi kubizera kandi musenga. Nibwo imubwiye ko ikuyeho urupfu rw'abantu 3 kuri uwo mudugudu. Mu by'ukuri umwe niwe waririmbye ngo nzi ko mu magare Imana yateguye ngo harimo n'iryanjye. Bivuga ngo umuntu wese afite igare rye, kandi nta nubwo imbere y'impanda y'Imana kuvuga cyangwa Yesu kugaruka, nta kindi gihe uzava mu isi utaciye mu rupfu. N'urwanjye n'urwaye rurahari, ariko ntawe uzi umunsi. Niyo mpamvu gusenga no kwezwa kwacu tugomba kubihorana. Ubwo nibwo yavuze ati ariko wa gatatu muri aba 3 ikuyeho urupfu rwabo. Harimo umudiyakoni wari ugiye kuzabagirwa Faisal muri ino minsi. Imana ishimwe ko ikuyeho urupfu rwabo. Bimaze kumera gutyo rero, abakristo bahise batera ijisho, basubiza amaso inyuma, bibuka abarwayi bafite abaribo. Hari umurwayi witwa Kamanayo François Xavier, yari arwaye impyiko zarapfuye zose. Ntabwo najya mu buhamya bwe kuko si wo mwanya, ariko najya mbabwira aho byavuye. Yararwaye impyiko zarapfuye zose, kandi yarabuze uburyo bwo kujya mu Buhinde kwivuza, kuko niho bagomba kumutera indi mpyiko. Yari afite n'umudoneri rwose wayimuha, ariko bwa bushobozi bwanteraga impungenge. Nge nari n'umukozi n'ubwo bwa amafaranga make bwose, ariko we nta nawe yari afite. Ariko muri icyo gihe nta bundi buryo yakwivuza. Hamwe nanjye ubwo wari wicaye ntegereje urupfu cyangwa gukira, Imana yankijije. Abo nibo abakristo bo ku mudugudu wacu Katabaro bahise bibuka ko bari mu buryo cyangwa mu rugendo rwabo rwa nyuma, kubera uburwayi bafite bukomeye budakira. Ariko wa gatatu nta wamubonaga uwo ari we, ariko yaje kuvamo umudiyakoni umwe dukorana umurimo w'Imana aho ngaho Katabaro, akora impanuka ikomeye, nawe Imana ikuraho urwo rupfu rwe. Njyewe rero ninjye wari buzajye kubagirwa Faisal, kuko ninjye byari mu migambi. Nibwo madamu pasiteri yamuhamagaraga, arambwira ati Bosco mugezeho ubwo butumwa kuko nubwe. Ati kandi nawe wabyumvise. Araza arabimbwira, abakristo Katabaro nabo baza kunsura barabimbwira. Ibyo byose bigenda byungikanye n'ibya twarumvise byose. Ndavuga nti Imana ishimwe, Imana ishimwe, nta kinanira, kuko ni umufasha. Ntabwo ajya abura kuboneka,
mu byago umuntu yaba agize, mu makuba umuntu yaba agezemo. Ni kandi aya makuba nyamazemo igihe cyane ko ntari nkibasha kuva mu rugo. Buriya iyo turebye mu mubwiriza mu bice bya 12 niyo havuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe, ngo iminsi mibi itaraza, ngo n'imyaka itari yagera, ngo ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Ni ukuri nari narageze mu gihe nta kinejeje, nta gikunze kurya neza cyangwa se kwambara neza cyangwa se mu bindi birori ibyo ari byo byose bitewe n'uko nari imeze. Inaho ngaho rero niho twaje kujya dutekereza tutese Imana ahubwo itanze ihumure kwa muganga ho ku gitanda cyabuze, ariko naho cyabonekeye ntabwo nagiyeyo kugeza ubwo byaje gukomera cyane. Ubwo turi cyane muri wa mwaka, kandi ubwo ndajya ku kazi nkaruhuka, bugacya nkasubira mu kazi, bugacya nkaruhuka. Ubwo ikibazo mfite ni cya kindi, ndava amaraso aracyava mu mazuru bitunguranye, ntabyumvise, nkumva yageze ku munwa, tayari yamaze kunyanduza ku myambaro nambaye. Uko nambaye imyambaro nkaba ndayanduje, ubwo niba ntari hafi yo mu rugo namwe murumva ikibazo ngize, ndanduye ndi bunyure hehe. Ariko noneho muri icyo gihe birakomera, akazi nkajyaho rimwe mu cyumweru, bampaye nka rupfu kari iminsi 7. Noneho rimwe nza kuba rero byanze, igihe cy'Imana kigeze, hari n'ibimenyetso yari yaraduhaye bizagera, nkabona kujya kwa muganga. Kimwe mu bimenyetso yaduhaye kiraboneka, ntabwo nakibuka neza ukuntu cyaje. Umudamu kandi umufasha wanjye niwe ukibuka neza, kuko bimwe nabinsigaye mba ndyamye akaza akabimbwira, ariko cyarabonetse kiboneka nk'igitambo. Yari yaravuze yuko hari ikizagwa ku muryango kikahapfira, nikiramuka gipfuye nta minsi 3 izashira ntagiye kwa muganga. Ni ukuri si amakabya nkuru, haguye ikinyoni cy'agacurama, kiraza kigwa imbere y'umuryango kirapfa. Haba giteye ibuye, ariko kikubise aho ngaho kirapfa. Icyo rero ni bimwe mu bimenyetso Imana yari yavuze izagaragaza yuko kibaye nk'igitambo. Noneho kimaze nibwo madamu avuga ati kino kinyoni gipfira imbere y'umuryango ni igiki. Aho nibwo yibutse ibyo umwe mu bakozi b'Imana yari yaramubwiye, butumwa Imana imuhaye ngo atubwire, atuzanire. Ubwo rero ha minsi 3 irashira nkuko byari byaravuzwe, nibwo namerewe nabi cyane mu rugo. Umushyitsi waruje kundeba yitwaga Sibo, yigisha imodoka yari aho hafi, nibwo turabizi dujyane kwa muganga. Ahita nshyira mu modoka turajyana na madamu, twagiye nk'uko bisanzwe, uko nabagameze, nkajyana bakantera inshinge zigabanya ububabare kugira ngo nongere nigarukire mu rugo. Ntabwo kwivuza kumwe umuganga akwandikira urwandiko, agapapuro kitwa admission slip, agwa ngo genda utegereze, akagwembwa uyu munsi uzagarukiramo, uzinjira ibitaro, kabanza kabarana n'utera ikinya, akakuganiriza. Ntabwo ibyo byageze bimbaho rwose. Njyewe navuye mu rugo gupfa ko nsa nk'uwapfuye, imbaraga ari ntazo, mfite emosiyo ya yindi itari normale, ndeba umuntu wese nkarira, nkumva amarira andi hafi cyane, kandi nta wankubise. Nubwo tugeze kwa muganga rero, ubwo madamu yaramfashe ku rutugu, uko nagendaga n'isereri nyinshi, kubera ya maraso nabaga mva kenshi yari amaze kujya ambana makeya. Ubwo nibwo nageze muri urgence kuri Faisal, nkuko bisanzwe bantera za nshinge 2, nako bantera umuti w'ubwoko 2, umuti witwa tramadol hamwe na diclofenac. Ntabwo nzayibagirwa, ni imiti ifasha cyane mu kugabanya ububabare, kandi no guca intege bwose akwirafasha. Muri uwo mwanya rero nibwo byaje kurangira nsinziriye, nakangutse ntazi igihe nakangukiye.
nsanga nagoswe, nsanga mu bwenge buke nsigaranye, abantu barankikije ariko nkabona hari byahindutse, ndimo ndarira ubutitsa. Ubwo nibwo bavuze ngo babanze bancishe muri MRI, bancishamo ngo barebe uko mu mutwe hameze, kwa kundi uko nababwiraga uko harimo ikibyimba mu mutwe, basanga cyamenetse. Basanze cyamenetse, ntabwo bari kubasha kumbaga muri uwo mwanya. Hagomba kubaho igihe kandi nanone cyo kuntera imiti ikamura ya mashyira yamaze kugeramo. Urumva mu gihe hagezemo amashyira barabaga bati. Ubwo nkuko nageze mu bitaro kuri 14 z'ukwezi kwa 12 habayeho kuntera imiti yakamura kuri 14 mu mugoroba, 15, 16, 17, 18 nibwo hari hamaze gukamuka neza kugira ngo uko babaga. 19 nibwo bambaza. Bagiye kumbaga rero umupasiteri umwe witwa Niyonshuti Theogene, ubu ngubu ni umupasiteri umuyobozi w'umudugudu wa Kimisagara ya mbere aho bita Mukove. Ubwo twari kumwe Katabaro ni wari usimbuye wa wundi pasiteri Patrick, azana n'umushumba. Umushumba wacu icyo gihe yari Matiyasi. Bazana baje kunsengera mbere yuko operasiyo bayikora, bavuga bati nk'umudiyakoni wacu ntawamenye icyo Imana iri bukore, hari igihe ryaba ariko kumubona kwa nyuma y'iryo herezo rye, katujye kumusengera Imana imweze. Mu by'ukuri niyo yari imvugo, ntabwo hangaha mbabeshya. Pasiteri Theogene nawe ubwe yabibabwira ko ryari isengesho ryo kunyeza. Baraza basaba abaganga ko mbere yo kumbaga babanza kubaha umwanya, bandamburaho ibiganza, umushumba ndamburaho ikiganza, batangira kwinjira mu isengesho rikomeye cyane rwose pe. Imana nibwo bibafashije barirangiza neza, nibwo bantanze njya muri salle dope. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye. Njye wavuyemo bambwiye ko ninjiye muri salle dope saa 7:15 za kumanywa. Wa mwanya wose wo kumbaga nabanje kubagwa na wa wundi nababwiraga witwa Rajabu umugabo, niwe wabanje kumbaga baga kino gice cyo ku mazuru ahangaye ibumoso, hamwe aho izuru ryari ryaratangiriye rifunga ritumva, arazamura n'imbere y'ijisho agarukiriza ahangaha haringaniye ku jisho, bishyira mu kurindi jisho. Aho niho yagejeje abaga, akuramo cya kibyimba cyo muzo cyo ntabwo cyari cyamenetse. Arangije Professor Nkusi nawe akomerezaho umunsi umwe. Icyo nzi n'isaha batangiriye ninjiyemo hamwe n'isaha nasohokeye bambwiye. Urumva kwinjira muri salle dope saa 7:15 ugasohokamo saa 8 zigiye kugera z'ijoro, umuntu yabaga yarambiwe atazi niba koko bakirimo kubaga. Usibye ko batari bakirimo kubaga, ahubwo hari igihe buriya kitabuze nk'amasaha 2 yabayeho ndi hahandi mu aho bakangukira, kuko ntabwo ukimara kubaga bahita bakujyana kuri cya gitanda cyo nababwiraga cyahoraga gitegerejwe. Ubwo rero nibwo mu gicuku nibwo madamu bamuhamagaye ati dore Bosco nguyu ntugire ikibazo, avuyemo neza nkuko namwe mwabibonye, nkuko se mubasha kundeba. Umutwe kugira ngo babage kuva umusaya w'ibumoso kujyana umusaya w'iburyo, uvuye mu moso ujye mu buryo, basatuye agahanga bahakubura. Murabona ukuntu agahanga kameze gasa nk'agateyemo bushyashya, ntabwo ari ukuntu ari imeze. Ahangaha murabona yuko higabanije, uko higabanije siko nahoze. Ahangaha gutya mubona nkoze harimo akuma gafungiyemo, kakaza kagahura n'akandi gafungiye ahangaha. Ubu hano gutya hafungishijwemo
ni ibyuma. Nagize amatsiko yo kubaza muganga ni kano kantu ni agaki, ati ni icyuma. Nibwo aravuga ntabwo Imana iteye ubwoba, umuntu agahanga bagafunga gutya bimeze gutya. Iki cyobo mubona kiri aha ngaha ntacyo nahoranye rwose, ni ibyaje muri icyo gihe cyo kubagwa. Namwe mu birebesha amaso ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ariko Uwiteka Imana igirindije ijambo ryayo kugeza ubwo risohoje koko. Gupfa ko byari byarangiye, ariko nta cyatuma izina ryayo ritukwa mu by'ukuri, kandi icyubahiro cyayo ntabwo izajya undi, niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 48. Mu by'ukuri rero byari bikomeye, ariko byaje kurangira n'ubundi gukira ko nkize. Uko nk'uko ninjiye mu bitaro kuri 14, namaze iminsi myinshi muri Suwe. Mu by'ukuri navuyemo bigaragara ko ntakize, ariko nyine norohewemo ntangiye kwihumekesha. Bankura aho ngaho banjyana aho bita muri HDU, aho umuntu amara iminsi yihumekesha ku giti cye, ariko akurikiranwa mu buryo n'ubundi bukomeye. Nza kuvamo njya muri shiririje cyangwa muri Surgical Ward, aho naho ubwenge bwari bwagarutse, mbasha kukurira tuganira, ariko ntaye namera neza. Muri ibyo byose rero habagaho ubujyanama, abaganga bakegera madamu bakamugira inama bati komera, ubu burwayi byo uzajya ubona nk'ingaruka nyinshi byo utajyaga umubonaho, uzamenye ngo ni ingaruka z'uburwayi, imiterere yabwo kuko byaga bitoroshye cyane, ko bari baramubwiye ko ndamutse nanakize hari ibyo nazahura nabyo bitaba byoroshye, nko kuba umudebire. Kwa kundi nyamwe umudebire muzi uko aba ameze, agenda turukonda ruca ku munwa hirya no hino atari controle. Ubundi se nkaba naba paralyzed nk'igice kimwe, hakurikijwe uko aho ikibyimba cyatangiriye, igice kimwe cyari buzapfe. Ibyo nyine byose biba biteganijwe, si ukuvuga ngo umuganga niko yari yabyanditse ngo ni ihame, ariko benshi bibabaho, yewe nanjye barabimbwiraga cyane ko namwe mujya mubona abantu bari paralize ukuntu baba babayeho, ukuntu baba bameze. Mu by'ukuri rero byaje kurangira gutyo, koroherwa maze koroherwa, ariko nk'uko natangiye mbabwira, kubera n'amafaranga n'ubushobozi bwo kwivuza, ibyo byose Imana yari yaduhaye isezerano ry'uko izabyikorera. Ni ijambo yohereje umuntu aratuzanira, avuga ngo ni muri Yesaya 48, hahandi havuga ngo ntabwo ubu ngubu nabasha kuhasoma kuko sindimo mpareba, ariko amagambo nibuka niyo nababwira. Amagambo nibuka havuze ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzajya undi. Bishatse kuvuga ngo Imana ifurira icyubahiro cyayo, kubera ko umuntu aramutse aguhaye amafaranga birashoboka ko wamusa nk'umuramya, ukagaragaza yuko iyo ataza kuba uwo muntu wari bupfe. Ariko muri za nzira Imana igira, ikoresha n'abantu rwose, ariko mu buryo bugeze gute, butunguranye, bantu utatekerezaga, ariko burebesha amaso. Umva ijambo ry'Imana rivuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe, kubera ko umwana w'umuntu uramwiringira, aho ubasha kubona ko ubushobozi buva cyangwa ubutabazi bikarangira butahavuye. Aho ngaho rero muri bwa buvuzi natinyaga bw'amafaranga, ubuyobozi bw'ibitaro ndabushimira, kuko nta mafaranga nigeze nakwa nka avance yako abandi barwayi. Bivuze ngo na miliyoni izo ari zose nagombaga kuba ndimo, hagombaga gushaka uburyo azishyurwa, ariko kuvurwa ko nkavurwa. Aho ngaho rero njya gusohoka ibitaro, nari mfitemo umwenda ungana n'amafaranga yenda kungana na 1,700,000, uko byari 1,650,000
gutyo n'utundi dukeya, bisanga ndacyafite wa mwenda wa banki, kandi byanze bikunze ko harimo na kanseri. Nzajya mu Buhinde. Uko nzajya mu Buhinde ntabyo bari barambwiye, ariko muri cya gihe muganga yambagaga kuri 19 z'ukwa 12 uwo mwaka wa 2017 nibwo bafashe ikizame hahandi babaze mu bwonko, nacyo baracyohereza kugira ngo bazarebe ko resulta iza imeze nk'iyo mu mazuru harimo kanseri. Nuko byagenze basanga harimo kanseri. Basanze harimo kanseri, mw'abantu mwe, kugira ngo uba ufite kanseri mu mutwe, uba ufite kanseri mu mazuru, muzi uburwayi bwa kanseri ukuntu buba bumeze, muzi ubuvuzi dufite hano cyane cyane muri Afurika, reka ariko mbivuga kuko si mu Rwanda honyine gusa, ku buvuzi bwa kanseri ntabwo byabaga byoroshye. Hari umukozi twakoranaga wari uyirwaye agiye mu Buhinde inshuro 2, noneho ubwo nibazaga se ko ari umukozi we bigaragara yuko imibereho yanjye itari nk'iye mu mafaranga, noneho njyewe ndajyayo mu Buhinde gute? Icyo gihe mu by'ukuri ubuyobozi bwaradusezereye, ibitaro mbivamo, ariko ya mafaranga ideni ndisiga nk'ideni rizajya ryishyurwa buhoro buhoro. Ngeze mu rugo haciyeho iminsi mike cyane nk'icyumweru kitari cyashira, nibwo bampamagaraga ngo nze mfate igisubizo cyane cyavuye muri minisante. Nibwo nibukaga ko ntigeze nandika nsaba kuvurwa, igisubizo kivuye muri minisante kivuga iki. Ndagenda ngiye kugifata, nsanga handitse ngo Karemera Jean Bosco, dushingiye ku busabe bwa komisiyo cyangwa board yasabye yuko wajyanwa mu bitaro ko baguhaye transferi ukajya muri radiotherapy. Radiotherapy ni urwego rw'ubuvuzi bwo gushiriza kanseri mu Buhinde. Twakumenyeshaga yuko wemerewe kujyayo, ariko minisante ikaba yishingiye ubuvuzi buzagukorerwaho bwose, ariko amafaranga y'ingendo n'uburyo uzabaho ibyo byose uzabyishakaho. Nshima Imana yuko leta yacu ikunda Abanyarwanda. Ni ukuri ndagira ngo mbamenyeshe yuko ibyo byose byakozwe na bodi, ntabigizemo uruhare, ntanditse nsaba, ahubwo bakandika mu izina ryanjye, kujya Imana irabakoresha, batanga igisubizo n'ubundi nkaho ari njye wanditse nsaba, ariko sinzi igihe byari byakorewe. Bivuga ngo byakozwe ntaye namera neza, babona ko ntabyishoborera, ariko Imana iturebera tutareba. Igisubizo cyiza, nemereye kujya kwivuza mu Buhinde, ariko hatariho itike y'indege yanjye. Nagombaga no kujyana n'umurwaza, ntazi aho bizaturuka. Ntitukirarire, nta matungo nari mfite ndibugurishe, nta mirima nari mfite ndibugurishe. Yewe ndetse no mu muryango naturukagamo, ninjye wari boss, niko navuga. Kuvuga ngo ni boss, ubwo ninjye ufite akazi, ubasha guhembwa buri kwezi, kandi nkabasha guhembwa na make yabashaga gutaha, nubwo na banki twayagabanaga bwose. Ariko amafaranga atajya ku 200, sinibuvuge ngo yari ijana cyangwa 150, ko ntajyaga kuri 200. Ntabwo ari amafaranga rero nakwivuzamo na banki ngo ikateho, kandi n'umuntu ukodesha ufite n'umuryango. Samaka bya nkuru rero, Imana yarahabaye, yaratabaye mu buryo bukomeye cyane. Ni ukuri kujya mu Buhinde nagiye mu kwezi kwa 3 tariki 15, ariko nagombye kuba nagiye mu kwezi byubuza kwa 2 kugitangira. Ariko narebaga ahantu nkora amafaranga ndayabura. Maze kubura ubushobozi rero, amaso yahise areba ku bantu nzi b'inshuti kandi bayafite, baba ari abo dusengana, baba ari abo duturanye, baba ari abo tuziranye mu bundi buryo. Aho hose niho narebeshaga amaso, ariko nyamara Imana yari yaravuze ko izabyikorera. Ariko mu kubyikorera kwayo, njye nkanze ngo izacaho amaso yanjye areba. Ariko Imana ishimwe, kuko ireba aho tutareba, akaba ari wicisha inzira, kuko ngo igira inzira nyinshi zirenga 1000, muri za nzira zose ifite rero. Aho narebaga muri bene data dusengana, dukorana umurimo. Ndibuka igihe kimwe mu materaniro
amwe hari buze kugira gutangwa ituro y'indege, wenda banyunganira se mvuga ngo niho byose byari buve, ariko byibuze hari buve ubufasha. Kimwe nuko nawe nakubwira ngo mfasha, wabona ukuntu umeze ntubure kumfasha. Igihe kimwe havaye amafaranga, ni ukuri ayabashije kuboneka muri icyo gihe yari amafaranga atajya no ku 30, ariko nyine icyo gihe niyo yari yabashije kuboneka, kandi si uko banyangaga, ariko nuko ariho inzira z'Imana zitari buturuke. Ku yandi materaniro y'icyumweru gitaha, noneho urusengero baza kurufunga hageze umwanya wo kujya gutura amaturo. Birashoboka kuko cyagiye bari babatunguye, wenda hari kuze noneho kubaho baje biteguye bavuga bati ntabwo nge nabashe kugira icyo ntanga ubushize, ariko ubu ngubu njyanye rino turo. Bene data munkurikiye, ntabwo nabyo byashobotse. Haje umupolisi, komanda w'umurenge, azana na gitifu, basohora pasiteri nyawo n'umushumba n'uva yari yahateraniye, bahita bafunga amataniro gutyo. Nta n'isengesho rya tuzaririmbira mu ijuru, intemba z'abakijijwe basezerana ngo heza ni mu ijuru, ntabwo byabayeho. Ahubwo umwe yaciye undi aca, undi acana amaturo yo gutura ku cyumweru adatuwe, ni uko birangira gutyo. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe ko yaje gucisha inzira ahandi. Umuntu umwe ntari buze kubabwira, singomba kuvuga amazina ye, yaje kwitanga amaze kumva ikibazo umuryango wanjye ufite, avuga yuko atanze itike y'indege kugenda no kugaruka y'umurwayi ndetse n'umurwaza. Ibyo ngibyo amaze kubivuga gutyo, aravuga ati umunsi itariki n'isaha muzashakira kugenda umurwayi agiye, ubwo ngubwo muzambwire muze mufate itike y'indege. Ibyo bimaze kuba twagomba gushaka noneho amafaranga yo kwibaza ngo turabaho gute mu gihe tugezeyo. Mu gihugu cy'Ubuhinde rero ni ahantu ugera bakaguha kuryama mu bitaro uyu munsi, hamwe n'ejo bakabara gusezereye ukajya muri guest house. Guest house yaho yishyuraga amadolari 25 ku munsi. Njyewe rero nahageze mbona yuko ayo mfite nitwaje atari buze kuvamo, kuko nari mfite amafaranga agera ku 2,000 by'amadolari by'Imana yagiye itanga muri za nzira zitunguranye, nkuko nababwiraga ko aho narebaga hatariho amafaranga yavuye. Noneho hari abadamu agerageza gukorera, hava amafaranga rwose agera ku 1,000 cyangwa no kurengaho gato 700, ntabwo yari ahagije. Nta handi njye nari mfite nibukure, sinabufate deni kandi mfite irindi muri banke, ariko hirya no hino Imana igenda ica inzira nkuko yari yavuze, kuko yarabyikoreye. Tugeze mu Buhinde rero, njye n'umurwaza twari kumwe, ntabwo Imana nayisize mu Rwanda gusa, najyanye nayo. Ibitangaza yakoze muri itike y'indege ni nako yakoze ibindi mu bukode bwa guest house ya buri munsi. Bica ku Muhinde, Imana imuha umugisha. Mu gihe abandi bishyuraga amadolari 25 ku munsi, njyewe nishyuraga amadolari 10 ku munsi. Murumva yuko nta cy'Imana itakoze. Ibiduteye ubwoba ntabwo Imana biteye ubwoba. Kwa kundi rero ngo nzavuga iby'Imana, ngo nzavuga ngo zandenze imbibi z'igihugu, ndajya mbasubiza inyuma gato ku bankurikiye. Abo twari kumwe babonaga ukuntu umutwe umeze, nkabereka ifoto yanjye ukuntu imeze, ntibavuge ko byakoreye mu Rwanda, ntibavuge ko ari njyewe. Ariko navugiye y'Imana, mvuga ukuntu Imana yaduhaye amasezerano, mvuga ukuntu Imana yaduhaye uburyo bwo kwivuza, mvuga ukuntu Imana yongereye iminsi yanjye yo kuba, ukuntu ihagaritse urupfu. Mbasubira muri za message zose Imana yagendaga itanga, kuko niho navugiye Imana. Ari umudamu witwa Mukamana Julienne wo mu karere ka Kamonyi, no umukristo waho, nawe twari turwaranye, twahavugiye Imana, ariko bigenda bigaragara ko uko Imana yavugaga izandenze imbibi z'igihugu ntazi inzira bizacamo, mbona ko iyo koko ariyo yari inzira y'Imana. Imana tuyihaye icyubahiro kandi twongeye kuyishima.
amezi 2 yarangiye naratashye ngaruka mu Rwanda. Mu by'ukuri ntabwo ngiye kubabwira ubuvuzi nakoreye mu Buhinde. Ubuvuzi nakoreye mu Buhinde bwari bukomeye cyane nabwo, kuko iyo mashini ishiririza ni nk'uko muzi umuntu ajya muri sikaneri bashyiragayo umutwe. Ibyo bakoraga byose bakoraga mu rwego rw'ikoranabuhanga, ariko nkaza kumva ingaruka mu mubiri wanjye mo imbere. Ngubwa nabi cyane, banankira ku miti ya chimiotherapy, nayo ntabwo yari iteganijwe, ariko bamaze kunkorera ibizame bishyashya mu Buhinde basanze ngomba nayo kuyifatirayo. Muzabona ni imiti y'ubwoko yica amaserire ya kanseri, noneho aragenda apfura umusatsi n'ubwanwa, ndagenda uruhu rurahindana. Abantu bamwe najyaga mbohereza amavideo yanjye ukuntu meze, ukuntu nsa, bakagira ubwoba bakajya basinzavayo, ariko Imana ishimwe ko byose byarangiye mbabaye, ariko ububabare burarangira. Ijambo ry'Imana niho rivuga muri Zaburi ibice 12 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3 batari wa 5, akavuga kaza kugeraho usanga havuga ngo ahari ngo kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwacya impundu zikavuga. Hari ukurira kwagiye kundarira, nkararandira bikambaho gutyo, ariko uyu munsi impundu zaravuze. Imana yo mu ijuru rero ishimwe. Maze kugera mu Rwanda ngezeyo, ubuzima bwarakomeje bwo kujya mu kazi, kurwarira mu rugo gahoro, kubona ntarakira neza, ariko nza kujya kumukoresha mwereka uko meze. Nibwo najyaga kuri DAF cyangwa mu director financial director cyangwa director financier, maze niba baratangiye kunkata rya deni wa mwenda wari muri Faisal. Uwo mwenda arambwira ati genda numara koroherwa zagaruke tubivuganeho. Ariko kubw'umugisha maze koroherwa haje kubone kumuterankunga, umwenda arawishingira, arawishyura, nsigara nta mwenda mfite ibitaro, ndetse yemwe na banki narangije kuyishyura. Ndashima Imana ko yabikoze. Imana ishimwe rero, yaje gutanga isezerano yo kuzantuza ikama ubutaka bwanjye. Muri urwo rugendo rwose navuye muri rwo kwivuza, uko byagenze kose Imana ntabwo byayikanze, yasohoje icyo yavuganye natwe, kuko yari yaravuze ko izadutuza. Ubu uyu munsi nta mwenda wo kwivuza nafashe wundi, ahubwo nafashe wo kubaka, nimo ndawishyura, kandi byagenze neza. Ntabwo ndi mu bukode, ahubwo nimo ndubaka inzu nyirimo, kandi niyo urebye usanga ntakirimo no kubaka mu buryo bukomeye cyangwa buteye ubwoba. Impamvu mbivuga gutyo ntabwo ari uko abandi bitabashobokera, ahubwo nge nuko nabonaga aho ndwariye urugendo rwo kwivuza, amafaranga, umwenda wa banki y'igihe kinini nari mfite, nkibaza se koko nzagwa mu bukode bigenze bite. Cyane ko tukiri mu bitaro, umuntu umwe twari tubereye mu nzu yatinyutse pe, aduha priyave ngo akeneye inzu ye, ngo famiye irayishaka. Kandi byari muri cya gihe meze nabi, ntanumva ari madamu ndwaje. Namwe mwumve baguhaye priyave uri mu bukode, ufite umurwayi mu bitaro, uri ku rwego rwo narindiho. Ariko Imana ishimwe, kandi wabikoze yabikoze kugira ngo ibyo Imana yavuze bizasohore. Ntabwo ari uko yatwangaga, ahubwo Imana imuha umugisha, kuko yatubereye ikiraro cy'ibyiza biri imbere. Nkaba numva rero birashoboka ko hari byinshi naba nasimbutse, kuko ibyo Imana yakoze mu gihe kingana kuriya cyose ntabwo byari bikeya. Buriya rero ijambo ry'Imana hari ukuntu rivuga ngo untambira ishimwe wese ngo abanyubahirije, ngo kandi nanjye nzamwira agakiza k'Imana. Ubwo njya nibuka igihe kimwe Imana itubwira turi mu masengesho iciye mu muntu, yavuga ngo nk'uko n'ubundi gupfa kwanjye kwari kuba kwabayeho. Hanyuma rero abantu bakaza mu nzu y'Imana bamerekeje n'indabyo zijya hejuru y'imva na sirekeye, bigomba guhindurwamo gushima Imana. Abantu bakazana ituro ry'ishimwe mu nzu y'Imana, ndetse n'ibindi byose bishoboka byo guhimbaza Imana ku byo yakoze.
kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri n'umwaka nibwo habaye igiterane cy'ishimwe hari ku mudugudu wa Katabaro muri paruwasi ya Kimisagara. Dusubiza amaso inyuma twuko iby'Imana yakoze, abantu binjirana ibiturisho, binjirana ibintu byo gushima Imana, biribwa, binyobwa n'ibindi bikoresho ndetse na za envelope. Rwose biba byiza cyane, bigaragara ko ari igikorwa gisimbuye icyo gushyingura. Imana yamwijuje ishimwe. Nkaba numva ndangije ku buryo nibagiwe abo tuzagenda duhura bajye bansura, nzabibaganiriza cyane cyane ku bafite ibibazo by'uburwayi babona ko biteye ubwoba bitazakira, indwara zidakira, ariko nabonye Imana nta kinanira gukiza uko cyaba kimeze kose, ahubwo igihe cy'Imana uko igihe cyawe si cyo cyanjye. Reka rero nshimire abantu bose bambaye hafi, abantu bansuye bakansurira umuryango ntahari cyangwa ni no mu bitaro, byaba nari ndwara muri Faisal cyangwa no mu Buhinde, abantu bakoze mu butunzi bwabo Imana ibakoresheje bakakikira nkajya kwivuza. Imana ibaha umugisha kandi ntabwo igikiranirwa ngo ibagirwe imirimo bakoze. Ngira ngo nshimire ubuyobozi bw'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal na leta y'u Rwanda muri rusange yafashe kiriya cyemezo cyo kunyohereza mu Buhinde ku buvuzi bwayo, izishyura bitavuye ku ikofi yanjye. Imana ibaha umugisha. Professor Nkusi na David na Dr. David na Dr. Nshuti na Dr. Rajabu n'abanasi bose bankurikiranye ndi mu bitaro, bose Imana ibaha umugisha. Ariko umwihariko wa nyuma singiye kuvuga bansengeye, abo gusenga n'inshingano zabo, nawe Imana ibaha umugisha. Ariko umudamu wanjye wandwaje mu bihe bikomeye n'ibihe byoroheje, bya mbere yo kubajya mu bitaro nkiri mu rugo, byana nyuma yaho, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Kandi nanjye nzahora mukunda kandi nzahora muba hafi ahantu hose azagera, mu bikomeye cyangwa ibyoroheje. Nshimiye rero Isezerano TV bagize uruhare, nta kiguzi bagize bakurikiye cyangwa se n'izindi nyungu cyane zihambaye ziboneka hano hanze zirebeshwa amaso, bagafata n'umwanya wo kugira kumpuza n'iryo tangazamakuru kugira mbashe kuvuga imbaraga z'Imana ndetse n'umurimo wayo yakoze utangaje kuri njyewe. Ahangaha rero kandi nkaba ndangije mbabwira ko uko Imana inshoboje nsura hirya no hino insengero, cyane cyane mu itorero rya ADPR aho nkorera umurimo w'Imana, nkagenda mvuga imbaraga z'Imana uko yigaragaje muri runo rugendo rwose rwo kwivuza. Ndabashimiye mwese mwankurikiye kandi nabo dukomeje kuzahura. Uwiteka Imana ibaha umugisha. Uko twatangiye dusenga Imana rero, ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo tangiriro ikaba n'iherezo. Ndajya n'ubundi tunashima Imana kuri ibi byose byabaye, kuko ntabwo byari byoroshye, niyo yahabaye kubw'imbabazi zayo. Nawe ufite ibikugoye, ufite uburwayi bwanze gukira, udafite ubushobozi bwo kwivuza nkuko wumva byabanje kuntera impungenge, yabanye nanjye muri cya gihe, n'uyu munsi iracyahari. Nawe rero yabasha kubana nawe, yaguhisezana ikarisohoza kandi yagukiza mu gihe utatekerezaga. Reka dufatanye gusenga, nawe icyifuzo cyawe cyereka Imana nkuko nanjye nakiyeretse uyu munsi ukaba bimeze gutya. Mu izina rya Yesu reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana turagushimiye turaguhimbaje, wagize neza wabanye natwe mu bihe byari bikomeye cyane. Washyigikiye ijambo ryawe uko rivuga ngo niwe buhungiro bwacu. Naguhungiyeho n'umuryango wanjye turabibona, itorero ryanjye ndetse n'abandi bose baguhungiraho mu kunsengera. Mana yo mu ijuru warahabaye, waragaragaye mu bikomeye, koko wabaye umufasha, kuko utabashije kuboneka muri ayo makuba yose y'icyo gihe kingana gutyo. Nk'uko Data wa twese ijambo ryawe rivuga niko wabikoze. Nta mafaranga yabuze, warabyikoreye, wakoresheje abantu. Kandi mbasabiye umugisha abikoreye umutwaro w'urugo rwanjye, abikoreye umutwaro wo kumvuza, abikoreye umutwaro wo kunsengera, abikoreye umutwaro wo kubana nanjye mu bihe bitari byoroshye.
umugisha gurupe zose twasenganye, umugisha umudugudu wa Katabarunitse n'abandi, umugisha gurupe twasenganye zose, abatwareye umutwaro muri urwo rugendo rwose kuva ntangiye kurwara kugeza uyu munsi tugisenga dushima noneho kuko ari igihe umunsi cyo kugushima. Mana warakoze ngira ngo mboneho no kwereka abari muri ibyo bihe byose bikomeye, abari muri ibyo bihe byose by'ububabare bw'uburwayi barwariyemo, abari kwa muganga barwariye mu rugo badafite uburyo bwo kwivuza. Mana turabakoretse kugira ngo bagirire neza, urambure ukuboko kwawe gukiza, ubagire neza bazagushime. Urakoze kubyumvise, ngaho komeza kudushoboza no kutugirira neza muri byose. Umugisha Isezerano TV babashije gufata uno mwanya wo kugira ngo ntambutse bone ubuhamya kandi buzafashe bose bazabwumva. Imana ubashoboze kandi ubahe umugisha, bashyigikire, urushaho no kubagura mu bikorwa byabo bakora bya buri munsi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze, amen.